Reka mbanze some mbone kuvuga ibindi. Ibyakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa mbere. Ndasoma harehare ariko ndaza kuvuga bikeya, nagira ngo ayo makuru ngiye kuvugaho muyumve, ndaza kuyavuga umwanya mutoya, ariko reka dusome mu izina rya Yesu. Byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa mbere. Harabahera ku mutwe w'ijambo ravuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, bane agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari bumusohore, iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu 2, abarinzi nabo bari ku rugi barinda iyo nzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo yagiraga ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura mu nzira imwe, uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza ibyo ubwoko bw'abayuda bwategerezaga byose. Akibitekereza atyo asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo, umuja witwaga Roda ajya kubyumva, amenya ijuru rya Petero. Ibi neza bimubuza gukingura. Nuko yirukanka asubira mu nzu, ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramusubiza bati urasaze. Ariko akomeza guhamya ko ariko ko bati ahubwo ni marayika we. Ariko Petero akomeza gukomanga, akinguye basanga ari we koko. Barumirwa. Arabamama abasobanurira uko umwami Imana yamukuye muri iyo nzu y'imbohe. Arababwira ati mubitekerereze Yakobo na bene data bandi. Arasohoka ajya handi. Bukeye abasirikare bashiguka imitima cyane, bananirwa kumenya uko Petero yabaye. Herode nawe amushatse aramubura. Abaza abo barinzi, ategeka ko babica, ava i Yudaya ajya i Kayisariya, abariho aba. Amen. Ngiye gukora ibintu bine.
umuntu wihuta cyane arabyumva byose. Umuntu ufite ibindi bimurangaza wenda aratahana kimwe. Hari umugabo wigeze avuga ngo we mu materaniro ngo yasanze amatangazo yarangiye ngo arababara. Wakunda amatangazo. Hari abantu bakunda amatangazo, hari abandi bakunda ijambo, hari abakunda indirimbo, hari abakunda amasengesho, hari abakunda gutuza kandi bakabikunda byose. Amen. Icyambere reka mbashimire ku butumire. Shimira Gatore zera ibo ubutumire bwanyuzemo kugira ngo nze hano. Icyo ni kigufi kirarangiye. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Ubutumire kuko yabivuze bwaje bwihuse butinze, ariko iyo ari ubutumire bw'ivugabutumwa mfite ntabwo umpamagaye mu gitondo nta yindi protocole mba nkeneye. Nzi ko ari nzi ko ivugabutumwa imyaka mfite, wafata imyaka mfite agakuramo imyaka ntakoze ivugabutumwa niyo mikeya, iyi ivugabutumwa niyo myinshi. Mbiha agaciro rero. Hari abantu yego usanze mfite gahunda nanjye naguhakanira, ariko nta yindi gahunda mfite, cyane ko mwantumiye kuwa kabiri. Nubwo inyamata natwe duterana kuwa kabiri, ariko byabaye ngombwa ko nabandi nabo babyungukiramo bakabwiriza. Ubwo nabo nabasize ngo babwirize kugira ngo nze kwitabira ubutumire. Amen. Ariko kiri kuri iki cyambere, mwantumiye ariko nanjye naje kubatumira. Abanaziri mwese ndabashaka inyamata. Ndabashaka inyamata mwese muzaze dutegura igitaramo. Niba ari igiterane, niba icyo mwashaka ntacyo ntashoboye. Niba ari igitaramo, niba ari igiterane, niba ari huduma, niba abenshi huduma ngira ngo ntibamenye ibyo ari byo. Icyo kirarangiye. Icyambere. Icya kabiri ngiye kubanyurira mu buhamya bukeya. Ngiye kubabwira ubuhamya bukeya. Amen. Ni nkaho mutabukunze cyane ukuntu mubwakiriye. Ese ko mpamwe mwarangaye nk'abantu bakuru kandi mwese muri batoya. Abantu bakuru bajya banyuzamo bagasinzira, abandi mwese ndabareba nta wasinziriye, ariko ndumva ntabwo muraza neza. Nibwo mugitangira cyangwa mwarambiwe nyine? Amen. Hallelujah. Ubwo rero mu ndindi minota yo gushitura mubikore neza. Amen. Ubuhamya ngiye kubabwira, hari igihe bavuga ubuhamya uko kera mugize ngo ngiye kuvuga amasaha menshi. Buryo ubuhamya ni iminota mike cyane, uwumva akumva. Reka nihute. Mu myaka 13, mfite imyaka 13, hari ku mugoroba muri 83. Muvugirize mwese ndabaruta cyane, uretse wenda bariya babiri bari hariya, abandi mwese n'abamama mbona bahariye. 83 mu materaniro yo ku mugoroba, umupastor arahaguruka aravuga ngo abana bose bari hano tugiye kubasengera bemera Imana. Babyitaga kwemera, ibyo uyu munsi twita gukizwa. Uwo mugoroba ndabyibuka twarahagurutse, turapfukama, baradusengera, turataha. Nta kindi cyagombaga gukorwa, nta yindi mihango, nta yindi disikuru, turataha. 84, 85. Muri 84 ntangira ivugabutumwa ry'abana, dukora korali y'abana. Nkajya nyobora ibiterane by'abana, karirimbisha abana indirimbo nyine z'abana. Muri 85 haza ububyutse.
nk'ubwo ndi kubona muri iki gihe, ariko nyine biterwa na gace, biterwa n'igihe. Ubu byutse buje hahaguruka abana b'abahungu n'abakobwa. Urumva ko uwo mugoroba impamvu ntajya mwibagirwa, muri nge hasigayemo itangazo: kwemera Imana niki, iyi Mana niki. Noneho bintera inyota yo gushaka Imana no kubaza abantu. Kajya negera papa nkamubaza ngo Imana niki, akansobanurira nyine uko abizi. Nyuma nkajya kubaza abapasiteri Imana niki. Muri bwa bubyutse 85 haza imbaraga ziteye ubwoba. Abasore barafatwa basenga Imana. Ubwo muri iki gihe abantu bafite imbaraga, ndaza kubivuga ngiye gusoza ubuhamya. Muri iyo myaka Imana impa ubuyobozi bwo kuyobora urundi rubyiruko, mpagurukana nabo ndabasengesha. Nicyo gihe natangiye kuririmba, turaririmba. Twe ntabwo twari dufite umwanya wo kubwiriza, twakuriye mu basaza b'igitsure cyinshi cyane, ntabwo baduhaga umwanya wo kubwiriza. Sigahemba n'urubyiruko muri iyi minsi bashaka kubwiriza cyane, banamuha umwanya agatinda, nabyo ndaza kubivugaho. Amen. Ariko reka mbivuge kubera ko mbyibutse nshobora kubyibagirwa. Nuzajya ubona baguhaye agatuti, bakaguha mikrofone, iminota 10 warondogoye cyane. Koresha iminota 5 7 ubera iki? Uracyari muto, ubika amavuta yawe, nuyasuka yose bazaguhararuka, isi zagutakaza ukiri muto. Zigama amavuta. Ayo matanke harya birumvikana, ayo matanke y'amavuta, ibigega by'amavuta. Uzuzakora hehe? Uzuzayobora hehe? Ushobora kuzayobora abantu imitwe ikomeye ugasanga waramennye amavuta kandi wari kuzayakoresha icyo gihe. Nujya ubona baguhaye mikrofone ngo bwiriza, Mana yawe. Jewe kurondogoraho biremewe kubera ko hari imyanya myinshi ntabwirije. Ariko ubu, amen, mushobora kwemera ko rimwe na rimwe ngikoresha amavuta yo muri 85. Mwe ntimwabyemera nyine, ariko nge ndabizi. Hari igihe Imana isukaho amavuta nkabona saa yinaha. Ntayo ayaha muri capati n'amandazi afite ukwayo, nayo ndaza kuyavuga. Amen. Muracyangurikiye? Haleluya. Noneho ba basore nyoboye bafatwa n'umwuka, barahanura, bandika amandiko, bavuga mu ndimi, ndasigara. Ariko ngasigazwa n'iki? Ngasigazwa n'amakenga no gutinya guhita ninjira cyane. 85 hari kuwa kabiri nimugoroba. Ikibazo cyamfashe ntitwitaga ku matariki, ariko urumva ko mbyibuka neza. Mu mugoroba nk'iki gihe njya gusenga, mbwira Imana ngo simva hano ntuzuye umwuka wera. Ni gute nyobora abantu bagahanura bakavuga mu ndimi nge ngasigara? Ndetse nkazamaza nkagira ngo none ko barigirisha n'ibyo bikora, ariko ibyo batubwiye tukabibona. Hari nabo twajyaga kubyutsa baryamye ngo baze baduhanurire. Amen. Uwo mugoroba ndasenga, ndaririmba, ndasenga, ndaririmba, ndakomeza. Mukanya ndanezerwa, ngo nezerwe birenga kunezerwa. Ninjira mu yindi si. Iyindi si ntigeze mbona kugeza uyu munsi, ntiragaruka. Ndinjira ndagenda, mbona ndahantu h'umucyo mwinshi, ndirimbira Imana, ndanezerwa, mvuga mu ndimi, nderekwa, ndahanura. Imana imbwira ibintu. Tanze Amina, mbona umwijima wafashe ahantu ntatara, nta kintu najyanye. Hehe mu bihuru efiyo. Ubwoba buranyica, nti noneho ndagira gute? Ngo shaka inzira ndayibura, nurira ibihuru, mbona ngeze ku mazu. Ngo ninjire mu nzu, ngo bambaze batese uvuye he? Mvuze mu ndimi. Mwiriwe, kavuga mu ndimi. Ngo buke ngo tujye ku ishuri, umwarimu yahagarara imbere, niba ari uwa histoire yavuga histoire, nje nkabona itangiriro ibice 2 umurongo.
undi yinjira nkumva indirimbo ngasohoka kabaza nkavuga mu ndimi ngatogota nkandika mandiko ubwo ngahita nyasobanura ko kanya ikayi nari kwandikamo igice kimwe kirimo amahanuzi ikindi kirimo ikuru ari kugitangaza imbaraga zimanuka icyo gihe nibyo gangiye kubabwira noneho. Amina. Ibi ngibi abantu birirwa bavuga urubyiruko bakavuga ngo bakuyemo inkweto ngo bashinze amaheneka ngo bagize bate. None se twebwe icyo gihe ibyo byari bitaraza, ahubwo twajyaga gufukama mu mazi. None amazi murayakura he? Piscine z'abandi wazinjiramo se? Uje muri Nyabarongo se? Ibi umuntu abikoranye umwuka w'Imana byovuga ubutumwa, byokiza abarwayi. Ikibazo mbabwira nanone, kubikora gusa ari amarangamutima bizagutakaza amanota. Ariko ni umwuka kubwiye ngo inkweto zishyire hariya ubyinira Imana, hari uwofashwa n'icyo akerekwa. Kuko ga icyo gihe natwe twebwe twajyaga mu mazi, ikindi umwuka akatubwira ngo musohoke mwese ku murongo, ubasuhuza mu mwihorere atabamenera amavuta. Mwiriwe reka da. Ubwo umwuka yatubwiye ngo tujye gusengera mu nzu y'umuntu, akabona turinjiye ati karibu. Mwiriwe reka da. Tugatera karirimbo, Mwami Mana yacu waduhaye agakiza ku buntu. Mana nari naretse kuririmba none biraje, nobireka se? Amina. Noneho umugabo agahamagara umudamu ati turatewe. Abandi hirya batese byigenze bitati muhire ni groupe ye bateye abantu. Naho Imana yaduhaye amakuru yose. Umugabo n'umugore mwicare, mwari mufitanye ibibazo ibi nibi, tugasiga barira, baza kutubaza tugasohoka. Operation bene ya yindi imeze itese. Ariko Mana, ariko yayitugaruriye muri iyi minsi ko harimo nasanze ariwe mwamutanga amahoro, ni muri Yesu nzaruhukira, ni muri Yesu nzibera, ni muri Yesu nzaruhukira. Nasanze ariwe mwamutanga amahoro, ni muri Yesu nzaruhukira. Tuyishubahiro, haleluya. Ubuhamya mburekeyeho, siko kwiza. Uzabushaka nuzi Nyamata uzavuge Mbuguhe, ariko hari ahantu henshi nabutanze abanyamakuru bazaga kunsura nkabubabwira. Ni umusore muto uri mu bibazo byinshi, ni mukubona, ariko wa mugani inkweto nimushaka muzikuremo, murabuzwa n'iki? Nta murataha bakabagaburira. Nje bico gihe hari n'igihe natahaga ibiryo nkabibura. Muti komeza ako kantu uvuze ngo iki? Imana ihamagara mu gihe cyayo mu bantu bose, gusa uzahagarare wikontorore neza, umenye ko ariyo yaguhamagara. Hari abahamagarwaga n'abandi, hari abihamagara, kandi singiye kubwiriza umuhamagaro ariko umva umuhamagaro uraje. Ariko mu muhamagaro haba ibintu bitatu. Icyambere hari uguhamagarwa n'Imana, ugahamagarwa n'abantu, ukihamagara. Iyo uhamagawe n'Imana ikagufata, uzajya ugwa ikubyutse, abantu bagutere ikurwanirire. Ibi isi ya icyo pastor yavugaga, isi yahagurutse ngo abarozi, hari abo muzi twe twabanye nabo
bakajya baturuga nijoro tuvuye mu butayu, kukubitisha ukajya wumva inshyi mu matwi. Naho mwebwe mu bikangaze mwarababonye, bigeze kudukubita igitondo kimwe bucya twabyimbye, undi munsi turaye mu nzu umwe n'umusore baterura uburiri dusanga twese turahagaze. Twavaga gutarama nijoro, mu gitondo tukabona umuntu aturutse hari yari umuntu yajya kutugeraho, tukabona yigiza atya abaye intama. none mwebwe ngo ariko icyo gihe twari umuriro. Mu Baheburayo barambwiye ngo abamarayika ngo yabagize nk'imiyaga, ngo ariko abakozi b'Imana yabahinduye ibirimi by'umuriro. Ese ayo maboko araremereye ku buryo mutoya azamura. Intumwa za Yesu zarababajwe, intumwa za Yesu zarababajwe, zapfuye urupfu rubi zizira izina rya Yesu, zapfuye urupfu rubi zizira izina rya Yesu. Petero baramumanika ku musaraba nk'umwe wa Yesu, baramucuritse umutwe ujya hasi, amaguru ajya hejuru. Haleluya, amina. Icyo gihe Imana yaduhaga ikaduha umupango, ikatubwira amakuru, maherekezo mu mvugo y'iki gihe. Najyaga kwinjira mu rubunga cyangwa mu mahombi, amakuru yose nyafite. Urasanga runaka na runaka baje, numara kwinjira haraza runaka na runaka. Nava mu butayi kambwira ngo urahura na runaka, ahubwo ciye inzira runaka araha wowe caha. Umwuka ko afite operation, ko afite gahunda. Amen. Soza ubuhamya mvuga ngo haleluya, haleluya. Soza ubuhamya mvuga ngo uzimenyereze gusenga amasengesho yawe wenyine. Munkurikire ko murareba hariya, murebe ha ese urubyiruko mwabaye mute. Amen. Ndashaka kuvuga iki kintu kandi mucyumve neza. Wabyina, wasimbuka, wakiribita, wakuramo inkweto, wavuga wagira gute ni gute, wimenyereze gusenga uri wenyine. Amen. Iki kintu reka ngisubiremo, wimenyereze gusenga uri wenyine. Nuzajya uva mu masengesho nkaya ujye ugenda ahantu wenyine, kuko umuhamagaro ni umwihariko. Umuhamagaro ntabwo ari koperative, umuhamagaro ntabwo ari ministeri, umuhamagaro ni umwihariko. Uceceke usome ijambo ry'Imana, uzajyane Bibiliya, ujyane agenda n'ikaramu. Dufite Imana ivuga, izaguha amakuru. Amina, haleluya. Nimempa maisha yangu ili yeye ayatawale. Bwana Yesu takutukuza, kwa kuwa wewe Bwana ameza mbele ya watesi wangu. Bwana Yesu takutukuza, kwa kuwa wewe Bwana ameza mbele ya watesi wangu. Nusenga wenyine niho uzajya ukura amakuru y'igitara. Amen. Niho uzajya ukura amakuru abatarashaka, niho Imana izakwerekera uwo uzashaka. Sinzi impamvu mutabyumvise nkaho mwashatse mwese, ariko buriya mwakumvise. Imana
yaguhitiramo uwo muzabana kandi mwabana akagufasha ivugabutumwa. Kuko nabarebye mwese hano abasimbuka n'abandi, hari abo twari kumwe ejo bundi Butare, ndabitegereza ndabareba, ndababwira ngo aba nabo umuruho barawutangiye, umuruho barawutangiye. Se ko mugira ngo umuhamagaro mugira ngo nakazi se? Umuruho, kandi gukaba umuruho udakundwa n'abantu bose. Siko numva indirimbo ziri kuza ari nyinshi. Izi Kiswahili murakizi? Sisi ni nuru ya ulimwengu, sasa tuangaze katika giza, matendo yetu yakiwa mwanga, walio gizani wataokolewa. Mji hauwezi kamwe kufichama kama ukiwa juu ya mlima, walio gizani waipate nuru, nao waupate wokovu. Tuichue. Hallelujah, hallelujah. Reka mbabwira akantu, ntimubona ukuntu umukunga uzutuma abantu bakanguka bose? Muzarebe iyo urangiye nibwo ushobora kumenya ngo uriya agira amasengesho y'umwihariko, uriya ntayo, kuko abenshi ni umukunga gusa. Ibi byo ndabizi ko mutavuga ngo amina. Amen. Umva kandi nibwo muyivuze cyane. Umukunga uraryoha, ariko uryoha kabiri iyo uvuye mu butayu, iyo uvuye mu masengesho. Ibi mbabwira nabibayemo. Twebwe umukunga nta izi ngoma ntazo twagiraga ingoma z'uruhu. Uku kuboko kwafashe ingoma kugahera mu kwa mbere kugeza mu kwa 12, ngatangira undi mwaka, ngatangira umwaka kugeza ntangiye kurambagiza. Ngo ntangire kurambagiza bamwe bakanyangira icyo batese umuntu uririmbana na se. Iyi si murebiye ntikunda ivuga butumwa. No ndimukubona rimwe na rimwe babacyaha mukarakara. Mushaka muzareke kurakara, ahubwo ni murakara nibwo muzaba mutumye babacyaha cyane. Uzi gushobora umuntu wakurakariye nukuceceka cyangwa ukamusekera. Icyo gihe barazaga abapasiteri bakaduhamagara, turabiyamye ibi ntimuzongere kubikora ibi nibi tutisawa. Uwo mwana kajya mu butayu kajya kubaza Imana. None se pasiteri ko avuze ibi we urabivugaho iki? Umwuka nawe agiraga hayo akamavuga ngo wowe ahubwo niwe wadebekeye ibintu. Ejo niba aririmba uzasubire mu ndirimbo, kandi ubwo babimbujije. Hari bamwe jareba nkabona nike kugira ngo ninjye ugarutse. Twararirimbaga tukanezerwa, naho ganje mvuye mu masengesho y'iminsi 3, mvuye mu gihuru, mvuye mu mazi ko ndagurumana. Indirimbo bayiririmba kama tuamini Yesu, kama hatufiche zambi, kama moyo niwe tutafika mtoni pa mbingu. Baja kwicara nkababwira ngo muhagarare, ngahagarara kukantu kavuga ngo kama hatufiche zambi. Uza kukandi cyo kavuze? Amen. Ngo iyo twizeye Yesu ndiduhisha ibyaha, ngo nukuri tuzabona umugezi wo mwijuru. Kababwira ngo ese abantu baje gusenga bahisha ibyaha, bamwe babizanye ko gakera tukaba turakoroganya. Basohoka ngo ariko ngo muhire ngo muzajya mu mwishinga gusanga umuntu n'amazina menshi gayibitutsi. Abandi bakandika tracte bakazinyuza munsi y'urugaho ndara. Nabyuka mu gitondo ngasanga ibitutsi bya bintu byo mu kiraro. Urwo rutwe tuzarumena. Namwe muri mukurakara ninde wabatutse? Noneho nasoma ngashukuma nkavuga ngo ariko ma ibi bintu mbivemo. Kandi
wagize se nkayoberwa n'uwabyanditse se nasenga gutya pati umwuka akambwira ati ni runaka wanditse nkajya kumureba bimeze bite ngo ariko ngo urabona ngo sinjye nyine nakubajije se ngo sinjye nyine ngo twari kumwe n'abandi ngo ariko ngo mbabarire ubwo umwuka akamavuga ati subira mu butayu kararayo mana we uku namwe mutangiye umuruhonyi nawe uratangiye umuruho ejo waza ubwiriza Butare naramurebye ndavuga ati ariko mana ukundi yobaretse ngo abanza azigama imbaraga kora amasimbuka kageririya mu myaka ufite inga makumyabiri n'umwe none afite myinshi se kandi yaravuze ngo i Butare yaratubwiye ngo yatangiye afite 14 nawe aho none wagize ngo abantu bazagushima se amina kuko naringeze ku cya gatatu gagiye ku cya kane soze icya gatatu kwari nanimo babwira ngo abakobwa muri aha mwige gusenga mwenyine amasengesho yo muri groupe ni nko gucana inkwi nyinshi wakuramwo rumwe rukazima wige gusoma ijambo ry'Imana wige gusenga wenyine ubwira uwumva ntavunika icyo ndakirangije amen icya kane icya mbere kwari ugushima icya kabiri ni ubuhamya icya gatatu ni inama nayitanze amen Frank nushaka kujya umanuka muri Nyabarongo uryamemo muri ngwa rufunzo wirirwemo ukuntu Imana iguhagurukije izina Frank mu majyepfo Frank mu majyaruguru Frank niko gani Migeri zangana muhishe se Migeri amazina kubesherwa amashyari gutukwa ibi umva ariko mwari muzi ikintu Imana igibikorera ibigeragezo n'ibitutsi by'abanyamwuka niyo mavuta niyo mavuta umugabo umwe yarwaje umwana nkunda kumuvuga abayumbe barasenga nawe arasenga biranga umunsi umwe amujyana mu rusengero amurambika hasi abwira Imana ngo narasenze uraceceka abantu barasenga uraceceka iyo nza kuba nge ndi Imana wowe ukaba ngewe ufite umwana kandi yaramufite ari umwe ufite umwana nk'uyu ugasenga nk'uko nasenze nge mba naragukirije umwana Imana ngo iramwongorera amubwira ngo rega ngo niko njya ngenza inshuti zanjye nawe ngo mukanya araceceka nawe ngo arayongorera ngo se niyo mpamvu zagushizeho niyo mpamvu nawe usigaranye nkeya izo ntare mureba ziraziritse bimuhure ayo magambo wumva araziritse humura witinya Chira la Bwana libarikiwe uzirinde ko bagutuka wibye warwanye wabeshyeye abantu ariko nibagutukira mu murimo w'Imana nuko abenshi batumva igiswahili kaba pastor yari abakizi cyane bakigishijemo ye yule atakaye kuzwa naye aziliwe kwanza kuwa vumbi ngo umuntu ushaka kuzamurwa n'Imana umuntu wese ushaka kuzamurwa n'Imana abanze yihindure nk'umukungugu umukungugu ntawe utagukandagira amina abayumbe mwandakariye se oya ko ndababwira amakuru y'umuyumbe mugenzi wanyu amina ejo muzaba muri abapasiteri ejo muzaba muri abamisiyoneri ejo muzaba muri abantu bakomeye jipange sawa sawa abantu batangira baririmba nka ba Frank na Bambonyi bagasoza ari aba bishop
yagasigara akaririmba agace kamwe akajya abwira abantu ngo nararirimbye. Ntimwumvise ko pastor yavuze ko yaririmbye? Nanjye nararirimbye, zimwe nsigaye zibagirwa. Ariko hari ikintu Imana ibiguteguramo. Amina. Amen. Iri jambo twasomye ngize ngo ryinjiremo, ndarivuga mu mwanya mutoya ungana n'uwo navuze aya ngaya. Ngiye kuvuga ijambo ryitwa kubohoka. Imana ikubohore. Amen. Hari ibintu bikuboshye kandi bimwe urabizi ibindi ntubizi. Reka nkubwire amakuru. Amina. Ariko sinzi ukuntu mwabaye ko ndabona mu ndeba ariko ntimunsubize ko narondogoye ko ngira ngo sindatinda. Amen. Hallelujah. Petero umugabo witwa Herode ngo afata bamwe b'abanyetorero ngo ashaka kubagirira nabi. Ntabwo ari ukubagirira nabi gusa, yicisha Yakobo. Ngo abonye ko anejeje abayuda ashaka kwiyongeza Petero, aramufata. Ngo aravuga ngo aza Petero ngo bamufate bihurirana n'iminsi ya Pasika. Ngo aravuga ngo reka bamufunze azamuha abayuda Pasika ishize. Naho ga Imana igiye kumwereka aho ibera Imana. Hallelujah. Hallelujah. Ariko mwumvise, sinzi niba mwakurikiye impamvu nasomye harehare, nagira ngo mwumve neza. Petero ngo baramufashe ngo bamubohesha iminyururu 2, bamuha abasirikare 16, 4 iburyo, abandi 4 ibumoso, abandi imbere, abandi inyuma. Hanyuma ngo haza n'abandi 2. Ntimwabasomyemo ngo haza abandi 2, abo ni bangahe? 18. Ngo bakinga urugi rw'icyuma ruri hanze, ngo bashyiraho abarinzi, abo ntibavuze umubare. Ngo muzi cyatumye babikora gutyo. Mwibuke ko mu bice ndagira ngo ni 9, ibice 3 intumwa zavuze ubutumwa, barazifata barazikingirana, bashyiraho ingufuri. Mukanya bararirimba, barasenga, barasirimba ngo bavuge mu ndimi, inzugi zibaha inzira, ingufuri zigumaho. Ngo baje mu gitondo kubabohora ngo babakubite, basanga bari hanze biraye mu mudugudu ko baragenda bavuga ibya Yesu. Umugabo umwe araza arababwira ngo ba bantu mwabafunze ariko bari hanze kandi inzugi zirakinze. Herode yaraza ayo makuru, aravuga ngo Petero cyagihe baravuze ngo yasohotse, none buretse abasirikare 16 nawe aharyamye hagati y'abasirikare ngo iminyururu 2, nukuvuga ngo na amaboko n'amaguru. Mukanya bashyiraho urugi rw'icyuma, ngo bashyiraho abarinzi, bararyama. Baravuga bati umva nanyura turamenya ko iyo Mana bakorera ihari. Mukanya mwijoro mu gicuku. Hallelujah. Marayika ngo araza ngo akomanga Petero mu mbavu, ngo arabwira ngo Petero byuka. Petero ngo arabyuka, ambara, shyiramo sandali, shyiramo umwitero, awushyiramo, nkurikira. Aramukurikira. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hallelujah. Muri iki gitaramo nasengeye iri jambo, nasenze Imana impira ijambo. Umwuka arambwira ngo ubwire urubyiruko hari benshi bakiboshye. Hari ababoshywe n'amagambo babavuzeho bavuka, hari ababoshywe n'amagambo yiwabo, hari ababoshywe n'abaturanyi, hari ababoshywe n'ibintu. Uragerageza ibintu bikanga, ugasenga bikanga. Wasanga uri hagati y'abasirikare 16, wasanga ufite iminyururu 2, wasanga hari urugi rw'icyuma rukuziritse, wasanga hari abarinzi 2, wasanga ariko uyu mwanya Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Icyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza by'imirimo wakoze. Amina. Iyi ndirimbo umunsi umwe yari inkozeho inyamata, nanezerwa numva ndahetse, nari ngiye gutanga inzu ngo nihagarareho. Umwuka arambwira ngo hari umuntu wari wampaye ikimasa cy'urukungu cyiza cyane,
arambwira ngo kiriya kimaswa uzakibagira abashyitsi. Ndavuga ngo toka satani. Kibagira abakristo se haruta ry'inyama iwabo. Icyo cyumweru sinagitanga ngo buke ngarutse abaririmbye bararirimba wabanye natwe, wabanye natwe, wabanye natwe, warakoze, warakoze, warakoze mwami w'abantu, warakoze Yesu, ryajwi riragaruka ikimasa. Ariko iki si igitangaza, ntuwazagura ikindi oya cya kindi. Aye baba, inyama baraziriye zirasigara, bakaza bahamagara abo ku muhanda haruguru, abazi ku rusengero. Bamwe baciye hajya bati muze hano mutahana inyama, abandi batese abapasiteri babaye bate. Iki kimasa kiziziki n'uwakimpaye yakiriyeho yari umukristo. Nanishatse kuvuga iki? Imana iyo mugendana nayo, amina, hari ibindi igikubuza, hari ibindi igikubwira. Reka ngaruke gatoya, nimuzajya mubona abantu babarakariye, bamwe bafite uruhuha, bafite ubwoba, baravuga bati saba abantu biba bizagenda bite. Abo ntimubatindeho, gusa navuze ngo wowe ujye uhagarara ku mwuka wawe. Niba Imana ya niba ari ijwi ryakubwiye, amina, haleluya. Musi umwe nzamutse yari kwa Rubangura, abantu bancaho n'imodoka, nari nzamutse ngenda n'amaguru, mbwira Imana ntareko imyaka ngo utaramiye mu Rwanda uzampa imodoka ryari. Habe nacwa rimwe nimwe ntigidusubiza, ariko umutima urambwira ngo nta byanone nta bizaza, bizantanya na Yesu. Amen. Ndasenga, hari abasore benshi badatambira Imana, bagakesha ijoro batamba. Mwami Imana ujye ufasha nge ngutambira, Mwami Imana ujye utambira, twihe icyubahiro. Haleluya. Naho iceceka ariko yumvise. Ambassadors bararirimbye ngo ibibazo byose twibaza n'imitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Haleluya. 2020 mu kwa gatanu tariki ya 26 nakira telefone. Urihe? Ndi Nyamata. Urakomeye? Yego. Mfite message ya muri corona. Wari gutekereza iki? Ndavuga ndetse niba ari amafaranga yavuze nka muha mobile money. Ngo bucyaragaruka ati nabuze umwanya ariko uzaze duhure. Mfite message ya, ariko message ni iki? Naho nigeze kujya ahantu mu giterane byinshi by'urubyiruko nkababwira ngo musimbuke, mubyine, mwiruke, ariko mushake perimi, mwige imodoka, mwige icyongereza, mwige igifaransa, mwige igishinwa, mwige iki. Kuko ejo mwebwega mumeze nk'icyuma cy'umubumbe, ntimuzi ibyo muzaba. Icyuma wagicuramwo umuhoro, wacuramwo isuka, wacuramwo icyuma cyo guhata ibirayi. Ejo uzatangire kwiga imodoka, utese nzayikurahe, Imana irazifite. Iyo message rero nihuse, iyo message umuntu turahura, duhurira Kicukiro centre ahantu bita Tel Vista murahaza. Turicaye, amakuru yahe na yahe, ese uyu muntu naya makuru yampamagariye. Nyuma twatinze turarya turangije aravuga amakuru yahe na yahe, ariko umuntu nta message afite. Muka atuzi message nazanye ngiye contact.
none ikibazo nibajije se ndayigeza inyamata gute? Naho ibi mbabwira nibyo nanjye ngerageza gukora. Umunsi umwe ndyamye inyamata, umwuka arambwira ngo se niba guha imodoka uzayisunika. Niba ubwo ndaryamye, niba guha imodoka uzashaka umushoferi. Ndi cyane hari ikibazo se? Kugira umushoferi udakijijwe birarutwa no kuyirekera mu rugo ukajya uteka. Mujya mujyana ahantu nk'uku mparitse aha akanyerera, nasohoka ndetse urihe ngo ndaje, naho ubwageze hehe? Ari nk'igahanga cyangwa yagiye ku giti cy'inyoni kujya gakwereka biwabo ko afite imodoka. Abashoferi badakijijwe, niyo mpamvu mbabwira ngo mwige imodoka, mujye mutwara abakozi b'Imana, musirimbe kandi mutware n'imodoka, babahemba amafaranga. Kaba nagiye i Remera uwo munsi bwarakenge i Remera niga imodoka ntarayimenya neza. Kiki gihe imodoka nyijyamo ndavuga ngo nta muntu mpamagara, ndayitwara ni ngonga saba. Ubwo ndaba nyitwaye bwa mbere, imodoka ndayakije, ndazamutse Kicukiro ngo nje kugera i Nyanza, munezero bamwishe, ngenda ndirimba uri Mana Mana wabaye Imana, uri Mana Mana wabaye Imana, uri Mana Mana wabaye Imana, Mana we. Takaza equilibre. Igikamyo cyari imbere yanjye, ngize ngo ndakidepasa kubita bandagonze, ariko cyakoragira umugisha ngo inyuma ntacyo ubwo ari inyuma ndikomereza po n'indirimbo gusa. Mwongere haruguru mpamagara mu rugo ntimukingure iki igipangu niki mukingura ariko none ngo baze kwireba basanga yagonze. None se baguhaye imodoka igonze ni muceceke muce, ariko kujye mukunda kubaza amakuru mutara. Imana ikubohore, amen. Imana ikubohore, haleluya. Muhaguruke dusenge. Zamura amaboko yawe, ibikuboshye bikuveho mu izina rya Yesu. Abasirikare bakurimbishije bakuveho mu izina rya Yesu. Uyu mwanya marayika manuke akubohore mu izina rya Yesu Kristo. Marayika akubohore muri uyu mugoroba, akubohore muri iri joro, akubohore muri iki gitaramo. Amagambo yose bakuvuzeho nyatesheje agaciro mu izina rya Yesu. Amagambo y'abanyeshari nyatesheje agaciro mu izina rya Yesu. Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Abafite abadamu babo hanze, Imana ibabohore mu basange mu izina rya Yesu Kristo. Abafite abagabo babo hanze, Imana ibabohore mu basange mu izina rya Yesu. Abatarashaka, Imana ibabohore mu izina rya Yesu. Abadafite akazi, Imana ibabohore mu izina rya Yesu. Abadafite impano, Imana ibabohore mu izina rya Yesu. Abagira ubunebwe bwo gusenga, Imana ibabohore mu izina rya Yesu. Abagira ubunebwe bwo gusoma ijambo ry'Imana, Imana ibabohore mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Gatore na Frank muzi ufate mikrofone, umwahagarare hano undahagarare hano. Tugiye kuvugira rimwe tubohore mu izina rya Yesu. Hanyuma nawe ibyo tuzajya tuvuga ujye uvuga ngo amina, uvuge ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Marayika agiye kumanuka akubohora. Marayika agiye kumanuka yinjire mu byawe. Marayika agiye kumanuka yinjire mu kazi kawe. Marayika aramanutse yinjire mu cyumba cyawe. Marayika aramanutse yinjire mu myenda yawe. Marayika aramanutse yinjire mu rugo rwawe. Marayika aramanutse yinjire muri quartier. Marayika aramanutse yinjire ku gitanda cyawe. Marayika aramanutse yinjire mu nkweto zawe. Marayika araje kukubohora. Bohoka mu izina rya Yesu. 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 Bohoka mu izina rya Yesu.
zamura ijwi ryawe uvuge ngo haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. vuza akaruru ko kunesha. Eba ya da popopera manikota sakaya baba. Benita popopera ridisike sokaya baba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Era dikuta sakota baba ya madiko sema. Nikababwira kaka. Hallelujah, hallelujah. Mwumve Petero bamufata Imana yemere, bamuzirika Imana yemere, bamurindisha abasirikare Imana yemere, bamuzirika imigozi Imana yemere. Hari ibintu Imana yemera ko bikubaho, ariko dore ijambo ngiye kukubwira. Marayika ngo yabwiye Petero ngo byuka witera umwitero wawe unkurikire. Nukuvuga ngo uruhare rwawe nurwo guhaguruka ugakurikira marayika waje kukuboho. Hallelujah. Genda ho hano uvuge ngo nabohotse muri uyu mugoroba, nabohotse mu izina rya Yesu. Bohoka mu kazi, bohoka mu rugo rwawe, bohoka mu baturanyi, bohoka mu muryango wa Imana ikubohore mu izina rya Yesu Kristo. Sira la babalari na kota sanga ya bobera. Bohoka mu izina. Komera Imana amashime shunivu. Hallelujah. Amashime shina karuru. Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Hallelujah. Abangije amashuri, Hallelujah. turabona akazi Imana ibabohore. Pela baya dite pepe pela monde koto sanga ya baba. Marayika manuka kubohore. Bohoka mu izina rya Yesu Kristo. Amashime